Amakuru dufite avuga ko RIB ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba wa Zerafati Holy Church n'umugore we witwa Mukansengiyumva Jeanne. Dr. aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa? Nibyo tariki cyari kwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba wa Zerafati Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje, kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bati? Umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church yatanze ikirego arega Bishop Harerimana Jean Bosco ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera ngo azakire indwara yaramaranye igihe kirekire. Akaba yaramwijeje ko azamusengera iyo ndwara igakira. Naho ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo. Gusa iby'ibanze iperereza rimaze kugaragaza nuko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho Mukansengiyumva Jeanne akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Hanyuma rero Mukansengiyumva Jeanne nawe akaba akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bishop Harerimana Jean Bosco akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Nk'uko rero nabivuze hejuru, ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo n'aho ayo mafoto yavuye. Yego, ibi hano kuri ibyo byaha biteganya iki Dr.? Ibihano nuko ibyaha bakurikiranweho nk'iki cya mbere cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka kitarenze imyaka 3 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 nk'uko biteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naho icyaha cyo gukangisha gusebanya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. Hanyuma uwatwumva kakanya ashingiye kuri izi kesi zombi tuvuganyeho, ubu ntiyavuga ko aba bitwa abakozi b'Imana basigaye ntaho batandukaniye n'abantu basanzwe kuko nabo basigaye bafatirwa mu byaha biremereye nk'ibi? Oya, si uko bikwiye kumvikana kuko hano icyaha ni gatozi, ntibikwiye kwitirirwa umurimo bakora cyangwa se ntibikwiriye kwitirirwa n'abandi bakora umurimo umwe nkawe. Icyakora wenda bishobora gutera icyasha uwo murimo, ariko ntibikwiriye kwitirirwa ndetse itorero babarizwamo. Ikigomba kumvikana hano icyaha ni gatozi, umuntu akibazwaho akagikurikiranwaho ku giti cye, ntibigire undi byakwitirirwa cyangwa se ntibigire umurimo runaka byitirirwa cyangwa se itorero abantu babarizwamo ngo bibe ryakwitirirwa ibyaha nk'ibyo ngibyo. Nubwo hari ubutumwa wagarutseho mbere kuri kesi ya padiri, ariko muri rusange n'ubuhe butumwa kuri izi kesi zombi kugira ngo tunasoze? Muri rusange birasaba abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha ku gukora ibyaha. Buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko yarashyizweho. Ku buryo bw'umwihariko rero ku bavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora icyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Barasabwa kuba intangarugero mu byo bakora byose, kuko iyo witwa umuvugabutumwa hari ukuntu ugomba kugaragara, ariko muri rusange nta muntu n'umwe ukwiriye gukora icyaha, kandi uwagikora wese amategeko yamuhana.
murakoze cyane. murakoze cyane. Dr Murangira Thierry ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Kumwe ku murongo wa telefone n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry. Dr mwiriwe neza? Mwiriwe neza kare nijabo. Ni amahoro? Ni amahoro. Yego, hari amakuru agera kuri Primo Media Rwanda avuga ko ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 RIB yafunze Padiri Katabogama Phocas uyobora Lycée de Rusumo mu karere ka Kirehe. Akaba akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri. Aya makuru ni ukuri? Aya makuru ni ukuri, nibyo yafunzwe tariki 9 ukwakira uyu mwaka. Ni Padiri Katabogama Phocas, akaba ari n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo uherereye mu karere ka Kirehe. Akaba akurikiranyweho icyaha, akekwaho kuba yarasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri, muri icyo kigo. Ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru. Iperereza rikaba rikomeje, dosiye ye nayo ikaba iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr uwo mupadiri akaba n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo, iki cyaha yaba yaragikoze ate? Iki cyaha yagikoze uko icyaha cyo gusambanya umwana gikorwa, ariko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko yagikoreye ku ishuri muri ofisi ye, aho yahamagaye uwo mwana arangije aramusambanya. Ibihano biteganya iki ku cyaha nk'iki ngiki, cyane ku muntu w'umuyobozi nk'uriya unamufite mu nshingano w'umurezi? Ibihano, icyo riteganya ibihano kuri iki cyaha, aramutse abihanijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nimero 59 akarongo 2023 ryo kuwa 4 ukwezi kwa 12 umwaka w'2023 rihindura itegeko nimero 60 akarongo 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urumva ko hano ibihano biba biremereye ku cyaha nk'iki ngiki. Hanyuma ni ubuhe butumwa mwatanga ku badukurikiye? Ubutumwa twatanga birasaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha abo barera, kuko iyo uri umurezi burya uba uri n'umurinzi w'urera. Ntabwo bishimishije ndetse biranagayitse cyane kuba umuntu w'umurenzi ashobora gukekwaho icyaha nk'iki ngiki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi bibibutsa abantu ko itazabyihanganira, uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana. Ikindi twakwibutsa abatwumva ni uko iki cyaha cyo gusambanya umwana ni icyaha kidasaza. Igihe cyose ibimenyetso byagaragarira cyakurikiranwa. Ngira ngo byumvikane, ni ubutumwa buba bugomba kubera n'isomo abandi bantu, kuko gusambanya umwana ni icyaha kidasaza. Igihe cyose ibimenyetso byabonekeranye cyakurikiranwa, tukaba dusaba abantu kuzibukira, kuko ntabwo bizihanganirwa kuwo ari we wese. Yego Dr, uretse Padiri wenda ufungiye aho ngaho Kacyiru, umwana ari hehe? Yasubiye mu masomo cyangwa ari kwitabwaho? Umwana ari kwitabwaho, igihe cyo gusubira ku ishuri nikigera azasubirayo.